hayi mugoroba mwiza cyangwa se mwaramutse bitewe n'aho umuntu aherereye. Ndabasuhuje mwese mumeze neza. Noneho hari ikibazo cy'abantu bafite kuri WhatsApp, ushobora kureba status y'umuntu warangiza kuba wayireba ikagenda burundu ntiwongere kuba wayibona. Wenda nk'urugero kureba nk'ino status, urabona ko ku ifoto ye utakongera kuko ari link, ariko tugerageze nk'uyu nguyu turebe. urabona izi ni status ze, tukazajya tuzireba gutya iyo tugarutseho hano gutya, dushobora kuba twazireba. Turaza kuri status turebe zino status zindi, tugerageze turebe. Gatebe n'uyu nguyu, ni ukuvuga ngo iyo urebye status y'umuntu ukaba ukayirangiza nka gutya, ntabwo yongera kuba yagaragara. Ariko muri ino video ngiye kukwereka ukuntu wakongera ukureba status zawe bitewe n'ahantu, mwereke ahantu ziba zagiye bya status z'umuntu. Noneho iyo umaze kureba status z'umuntu ukongera ukayibura, ngwino mwereke ahantu kandi na application uyifite muri telefone yawe. Uraza wirukanyira kuri Xender. Ndakeka yuko muri telefone zacu twese dufitemo Xender. N'utayifite nawe araza ajya kuri Play Store ayidownloading, namara kuyidownloading arayesitara, namara kuyesitara Xender wandikemo Xender byonyine yahita yizana. Urabona twebwe turayifite, icyo twakoraho kuba updating, ariko dore ko tuyifite yihuta, nerekeza. Xender nahageze. Noneho uraza ziriya status zose ziraza mwereke hano status zawe zihita zirukira ukimara kuyireba ukayirangiza, ahantu ihita zikibika. Mbere kuri WhatsApp GB niho wayirebaga agahita yidownloadinga kuri fayiro ya telefone, ariko kuri ubu ngubu kubera ko GB itagikora ku matelefone yose, nuza status urebye ntabwo wongera kuba wakongera kuyireba bwa kabiri, ahubwo ihita zikibika hano kuri Xender. Noneho numara gufungura Xender, uraza ukande hano kuri handitseho social, kuri kano kantu kari ahangaha. Hano niyo gushyira akaziga ngira ngo uri kuhareba, uraza uhakande. Numara kuhakanda urategereza gatoya zibanze zize, ndavuga status warebye. Iyo uri kwihuta nabwo uraza ugakanda kuri paste link hano, twajya kugera kuzireba. Ahangaha rero niho uza ukareba status warebye kuri WhatsApp na status warebye kuri Instagram, video warebye kuri Facebook, Instagram, TikTok, zose ziraza zikibika ahangaha. Guys, kano kantu barakubwiye wibuke kuduforoyinga kuri TikTok
TikTok twita Emi. Wibuke no kuduha subscribe kuri YouTube channel yacu, twigiraho tuntu tw'ubwenge. Uraza ukande kuri status, numara gukanda kuri status urategereza gatoya bibanze bikonegite. Ngizi status zose twarebye, twari turi kureba mu kanya, ziba zaje zikibika ahangaha kugira ngo uzibone. Noneho iyo ushaka kuzibika kuri fayiro yawe, uraza ugakandaho hano, ukayikandaho, warangiza ukaba wayidownloadinga. Uraza ugakandaho hano gutya, ukaba wayidownloadinga. Ubungubu iri muri fayiro. Twirukanse gatoya twahita tujya kuyisangaho. Ifoto nayo wayidownloadinga, nayo birakunda. Ifoto nayo ukidownloadinga, nayo uraza ugakanda hano download, warangiza ukayidownloadinga. Turamutse tuzi tujye kuri fayiro urebe ko byakunze. Tujye kuri galeri ni ububiko bw'amavidewo n'amavidewo tuba dufite muri telefone yacu. Tayari iyi ngiyi ya foto, iyi ngiyi na ya videwo urayipureyinga bigakunda. Guys, ubu buryo bugufashije wibuke kubikora subscribe, like, share, comment. Kandi icyo wumva twaba twibagiwe ni dukeneye inyunganizi yawe n'igitekerezo cyawe muri comment. Kandi ushaka kutuvugisha kuri WhatsApp watuvugisha kuri nimero yacu 0780 09